Welcome to my YouTube channel. Muri uyu munsi rero tugiye gukora video ngiye kwigisha uburyo basasa. So bamwe ko rero bamwe muri mwe batazi gusasa, navuze ati reka makorere video mbereke uburyo basasa. So tangira rero ukuraho ya mashuka yanduye wari umaze iminsi urara. Niba uri umuntu urara wenyine mu buriri ugomba guhindura amashuka byibuze at least rimwe mu cyumweru, sibyo? Iyo wakabije rimwe mu cyumweru ugomba kuzajya uhindura amashuka, but niho nabishoboye kabiri mu cyumweru ubundi nibyo sawa. Uhindura ibyo byose umaze iyo minsi ngaho uraramo, hanyuma ubikore kuko iyo turyamye burya umubiri wacu nawe urahumeka, uratranspira. Ugomba rero kubihindura. Naramenye rero ko hari abantu batajya basasa. Hari abantu barara mu ishuka imwe ukwezi, amezi abiri. Wami rero nahise mfata andi mashuka. Niba uri geto ntabwo ari ngombwa ngo ushaka kubona afite pere ebyiri pe, ariko ukayikuraho ukayifura kugira uzabashe kuyihinduranya nini. Ibintu byo kujya mu nzu ukaba muri mu nzu ugira pere imwe y'amashuka muri 2026 ibingibi tugomba kubicika. Okay, urahindura byose, umwenda w'umusego w'amashuka byose ugomba kubihindura. Kuko umubiri wawe urahindura. Sinzi ukuntu ujya koga ukagaruka ukongera ukaryama ahantu hasa nabi. Ugomba rero gusasa ugahindura. So ku bantu rero bashyashya hano nitwa Simply Anne, nkora content zigiye zitandukanye cyane cyane ibijyanye n'ibintu byo mu rugo, ubuzima, ibintu nk'ibyo ngibyo. So niba uri mushyano rero ukora subscribe kugira ngo hatazagira video zacu zindi zizajya zigucika. Rero mu gusasa ufata bene ishuka imeze gutya nk'agafuka. Niyo wambika matera. Murabibona neza kuko ugere kubigenza. Niyo wambika matera, hanyuma iyo biterwa ko n'amashuka bw'amashuka ufite ukayishyiraho neza. Njye muranyihangane rero nzako muri geto nyine naje naraguze ibikoresho nshiko nzayabona inzu nini nisanga mu nzu yewe ni gatoya, but kuba ari gatoya ntibivuze yuko ngomba kurara ku ishuka imwe, no ugomba kuhinduranya ukagira n'izindi uhindura. Okay, ubwo nyine nyasasa uko ngana, ubwo byarangiye nkoresheje igitanda cya 1m20 kandi nzi ko ndizakoresha 1m80. Niyo mpamvu ubona amashuka nyine agenda arengaho, ariko ngenda byaranze. Uhita ufata indi shuka yawe ya kabiri ya yindi uyishyireho uyihindurije nyine kubwiza harebane no kubwiza nyine bw'iyo ngiyo. Haba hareba ku gitanda kubwiza uyishyiraho uyihindurije kugira ngo urumva iyo uryamye hujyamo hari hagati. Ujyamo hari hagati. So uyishyiraho rero uyihindurije nyine ubwiza bureba ku gitanda, nayo ukayishyiraho neza ugasasa gutya. Ngiye nkunda gutebeza ari hasi kubera ku gitanda cyanjye ntabwo kirengaho hari. So iyi ngiyi bayita duvet cover. Akamaro k'iyi ngiyi rero kagufasha. For me impamvu ngiye kwikoresha iyi kuvureri none murabona ko atari umweru. Niyo nkunda kwikoresha ni kuvureri y'umweru kuko kuvureri y'umweru yandura vuba. Shyiramo iyi ngiyi nangiza nkazakuramo iyi inyuma akaba ariyo mfuru. Ariko for today impamvu ariyo ngiye gukoresha niko yakora kuvureri nari maze iminsi nyiraramo kandi nshaka gushyuha kandi nshaka kwihindura. Ndi bushyiremo iyi duvet cover ariyo mpindura nyine and then nzashyuhe ariko ndyamye mu bintu bisa neza bimeshe, sibyo? Nako urayifata rero nayo ukayihinduriza. Wamara kwihinduriza ukuri nyine ndi kubigenza kuko turayihindura nituyihindura nyine turakururamo iriya kuvureri and then ize nyine nayo yagiyemo imbere. Ndayifatanye nkabanza nkayihinduriza, namara kuyihinduriza ngafata imisozo y'iyi kuvureri ibiri ndabanza nkayireba, nanjye ngafata n'imisozo ibiri y'iyi duvet cover and then nkayigira. Abantu nyamara mufata iyi duvet cover mukavuga ngo ni umwenda wa matera. Yego ni imyenda ya matera irahari, sibyo? Nawe mfite, ariko iyi ni duvet cover. Abantu mujya mubifata rero mukavuga ngo ni umwenda wa matera. Sinzi wabigishije, sinzi aho mwabikuye. Izi duvet cover icyo zigufasha, ziragufasha nyine gutyo ufite kuvureri y'umweru udashaka kuzajya uhora umeze kuvureri
ufata iyi duve cover akaba ariyo ushyiramo kuvurori and then ugasasa uko uhinduye amashuka n'ingi urayihindura kuko urabona ko yoroshye. Nizere ko noneho mwabimenye ubu ngubu ngiye kuzaza muzigura. Hari n'abantu mutajya muzigura kubera ko babwiye ko ari imyenda ya matera kandi babubwira ko umwenda wa matera ugira iyi ni duve cover nk'uko uhindura amashuka nayo urayihindura igufasha nyine kuvurori yawe ikayirinda kwandura cyangwa hano rero murabona ko kuvurori yamaze kugeramo ngiye gusasa. Uyu munsi nta design turi bukore zirenze, turi gusasa bisanzwe b'abahungu b'abakobwa batazi gusasa. Ibi ni ibintu byoroshye umuntu wese yakikorera, sibyo? Ni ibintu byoroshye wakora, ni ibintu byoroshye nanjye nakora. So uhita ufunga hano hejuru haba hari chain sometime cyangwa hariho ibipesu, urabifunga nyine ku buryo ufungiramo ya kuvurori neza nta kibazo nyine uko nguko ndiko ndabigenza. So niba ugeze hano video rero kwa subscribe kandi mujye muri comment mumbwire uko nabikoze cyangwa mumbwire icyo mubona ntakoze neza hanyuma tuzagikosore ubutaha. Rero uhita uhina gutya nyine iyi new design yoroshye ibaho kandi ahantu hakaba hasa neza byoroshye mu buryo bworoshye. So rero turi muri ghetto, kuba turi ghetto rero kumba kanjye gatoya mba ngomba imva izi zari inzozi zanjye zo kuvuga ngo mfite ahantu hanjye nkora uko mbishaka uko mbyumva. Nani umukobwa haranira nyine kwigira, njye nicyo nababwira, haranira kwigira utangire kwitoza nyine. Ntuzatekereze ngo uzatangira gukora ibingibi ngeze ku mugabo ngo nzagira ufite notangira ngo. So for me nahise mfata rero iyi stima cyangwa ipasi and then ngiye kuramburaho amashuka arambuke nyine ku buryo nyine ugera mu cyumba ukabona hari isuku, ukabona nyine n'udushuka turambuye dusa neza. For me nkunda kuyarambura namaze kuyasasa. Cya kibazo cyayo nakibabwiye cyuko mfite ibishuka binini kurusha igitanda ariko nyine uko ugenda ugenda umenya na technique ukoresha. Ari nk'anyasasa nyahinnye mu kabiri something like that, wangiza ukarambura ibingibi hose aba ari nabyo sawa, nabyo bari sawa kuryama mu mashuka ameze neza. Nahise mpindura rero n'umwenda w'umusego nawe buriye umwenda w'umusego rero akamabwira ibanga ryawo ku bantu baryama ku musego. Umwenda w'umusego uhita uhindura, umva uragenda ukarwara ibiheri ukagira uti ugomba guhindura umwenda w'umusego uko uhindura amashuka nawe ukawuhindura. Pana usanga ujya ahantu ugasanga umwenda w'umusego waranduye nta n'umuntu ushaka kuwuhindura. So for me nuko nguko nsasa rero nshyiraho n'iriya neck pillow kubera ko sometimes hari igihe mba ndi scrollinga kuri TikTok and then nkaba ndi mu buriri. Njye nkunda rero gushyuha kandi muri iki gihe muzi ko turi mu gihe cy'ubukonje, niyo mpamvu nashyizeho n'iyi blanket. Hari igihe igifasha nyine nijoro iyo hakonje cyane nahita nyirenzaho kugira ngo nshyuhe, cyangwa naho nicaye nko mu gitanda ndashaka kwita ndyama nkaba nyifubitse nayo nayishyizeho uko nguko nyine ndi kubigenza. So abantu rero batazi gusasa nizere ko uyu munsi mwabimenye. Twasashe ibintu biri simple nuko nguko icyuma cyanjye turns out icyuma gisashe cya gisa neza. For me iyo nasashe mba numva nahita njya koga ngahita nza nkaryamaho. Nkunda uburiri busashe neza, nkunda kuba ahantu hameze neza. Akazu kanjye ntimukavugeho ni gatoya but uko kose kangana uba ugomba kukagirira isuku kandi ukakitaho. So njye muri comment mumbwire ikintu mushaka ko nzabereka ubutaha nitujya gusasa noneho tuzasasa amamodeli agiye atandukanye. So mukore subscribe hanyuma mujye mubana nanjye muri video zigiye zitandukanye. Ejo nzabigisha uburyo ushobora gukora amavuta yo kwisiga. Amavuta yo kwisiga ntimuzacike n'iyi video. So murakoze cyane, thank you for watching kandi ndabakunda. Namwe mwamaze gukora subscribe, namwe mutarayikora ndabategereje. Icyumba cyanjye nuko nguko cyari kimeze, nuko cyasaga, tuntu twose turi ku murongo kandi nabikunze. Kuba agakumba kanjye ari gatoya mba ngomba kukitaho nyine nk'umuntu umwe. Nawe aho uri ugomba gusasa kandi ukagira isuku, ukoga kandi ukiyitaho. Murakoze, bye.